ninde wundi wabwira abantu ngo munyikoreze amaganya yanyu yose ngo kuko nita kuri mwe? Nta muntu washobora amaganya yacu, ariko wewe waratinyutse uratubwira ngo nimunyikoreze amaganya yanyu yose kuko nita kuri mwe. Urongera uhamagara ab'isi bose ngo barushye, ngo urababwira ngo nibakwegere, ngo urabahuruhura, ngo bemere kuba abagaragu bawe bakwigireho, ngo nabo bazabona uburuhukiro mu mitima yabo. Ninde wagereranywa nawe? Ninde wo gushimwa nkawe? Mwami mwiza, twicaye ku meza yawe, reka kugira neza kwawe gutambuke mu rugo rw'abahungu bawe n'abakobwa bagutegereje, gutambuke mu buzima bw'abahungu n'abakobwa bagutegereje, ucishe kugira neza kwawe imbere y'ubuzima bwabo. Somye ijambo ryawe rambwira ngo ujya wohereza ijambo ryawe ngo rikadukiza. Ndasenze ngo ijambo ryawe rimanukane gukiza mu mababa yaryo, rimanukane gukiza ubuzima bwa buri muntu. Byo twavugaho uyu munsi byaba bitandukanye n'ibyacamo cyangwa n'ibyo yarakeneye, ariko wowe urihagije Mwuka Wera kuricamo kugira ngo wegure umutima wari urushye, uhaze umutima wari ushobewe, umurikire umutima wari uhagaze mu mwijima, ugarure ibyiringiro ahabitakaje, uzana ubuzima ahari hari uburwayi, uzana umuzuko ahari hameze nk'ahari urupfu. Ibyo byose urabishoboye mukunzi mwiza. Ndagushimira amahirwe wongeye kumpa, ndagushimira impano y'ubuzima. Ninde mwami wanyongera umunsi wo kubaho uretse imbabazi zawe? Gushimira impano y'ubuzima, kubyuka ngahagarara bigakunda. Gushimira impatwe, ngwino uganze wuzure aho turi, wuzure aho bari. Mwuka Wera ngwino dutwikire, ibidashoboka bihinduke ibishoboka. Uko niko marayika yabwiye Mariya arimo amaza ngo bizagenda bite ko ntarabonana n'umugabo, aramubwira ngo umwuka w'isumba byose azagutwikira. Turasenze ngo umwuka w'isumba byose adutwikire, ibidashobokera abana b'abantu bishoboke kuko hari, ibitadushobokera mu mbaraga zacu bihinduke ibishoboka. Ubuzima bwawe butwuzure, imbaraga zawe zitwuzure, kubaho kwawe kudusige, kudutwikire. Ibyari bigoromanze bizuka, ibyari bipfuye byakira ubuzima. Turashaka presence yawe imareho imirimo ya Satani aho turi naho abatwumva bari. Imirimo ya Satani ishireho, ibicaniro bye bihinduka ubusa, imirimo ye ihinduka ubusa. Imbaraga zawe zidutwikire, ubwiza bwawe budutwikire. Kubaho kwawe mwami w'abami kutuganze. Wongere uduhishure Kristo birushijeho, wongere uduhe gukunda data birushijeho, wongere uduhe imbaraga zo kunesha aho twari twaraneshejwe. Reka umwuka wawe wera twuzure, yuzure abahungu bawe n'abakobwa bawe bari bakubiswe hasi maze begurwe, abari batsikamiwe n'ibyaha iyo menyuru ricike, ab'umwanzi yarajijishije bacike iyo mitego, bahinduka ingabo, bambara imbaraga, dukomeze urugendo. Urakoze mwami w'abami, uri mwiza kubagutegereza. Warakoze kutigeze udusiga twenyine, waravuze ngo uzaza aho uri, uzaza aho turi ugumane natwe. Waravuze ngo umuntu nagukunda wowe na data muzaza mugumane nawe. Data turagukunda, uko turagukunda kugeza kuri iki kigero tubashije, kandi turifuza kugukunda kurushaho. Urakoze rero ko waje ukabana natwe. Waravuze ngo ntago uzadusiga nk'imfubyi, uzatwohereza undi mufasha umeze nkawe. Urakoze Yesu, urakoze Data ko watugize abawe, ntitukiri ibibyarwa watugize abana. Mbega umugisha. Urakoze ko waduhaye ubugingo buhoraho tukiri inangaha, ukaduha ijuru tukiri inangaha. Uduhe kugendera muri wowe no gutura muri wowe no kwambara wowe Kristo. Ntabari twe twuzurwe nawe n'ibyawe. Urakoze, igihugu cyacu nikigira umugisha, itorero ryawe mu Rwanda nirigira umugisha. Uduhembure, ko imirimo yawe n'ibitangaza bikoreke hagati muri twebwe. Zina ryawe rihabwa icyubahiro mu mazu y'Abanyarwanda, rihabwa icyubahiro mu mihanda yacu y'u Rwanda, rihabwa icyubahiro mu itorero ryawe mubera hirya no hino mu mfurukenye za kino gihugu. Izina ryawe rihabwa icyubahiro mwami w'abami. Reka imirimo n'ibitangaza bikubahisha bikoreke hirya no hino. Reka kukubaha bigwire, by'umwanzi yibwira bihinduka ubusa. Urakoze mwami, tukuragije abatuyobora, tukuragije abakozi bawe bakangurira benshi kubukiranutse. Ubakomeze mwama, abo tuzi nabo tutazi, abakangurira abantu kubukiranutse, bari mu matsinda matoya, bari mu mashuri, mu bana batoya, bari muri za secondaire, abari muri za kaminuza, bari mu bitaro, abari hirya no hino muri sfere z'ubuzima zitandukanye mwami, ariko bagira ishyaka ryo gukangurira abandi ubukiranutsi. Ubakomeze Uwiteka Mana Nyiringabo, ubakomereza amaboko, ubakomereza uruhanga. Abo bagore binginga, abo bagabo bakuzamura amaboko, ubarinde gucogora no kunanirwa mwami. Umuntu nubwo yaba yarakanguriye umwe kubukiranutse, umkomeze, umwongera ishyaka n'umwete kugira ngo yongere ahaguruka, ahinduka akanwa kawe, akangurire benshi kubukiranutse. Hagurutsa abera mwami kugira ngo tugendagende hirya no hino mu misozi tuvuga ibyawe Uwiteka Mana Nyiringabo. Urakoze Data, tuguhaye icyubahiro, mu izina rya Yesu dusenze, amen. Haleluya. Imana ishimwe ko iduhaye umugisha wo kongera kuba imbere yayo muri uyu mugoroba. Urakoze gusenga, urakoze kwitanga.
nta sengesho ritakara hasi. Imana niyo kwizerwa. Rimwe riradukiza rikadukorera ibyo twasabye n'ibirenze ibyo twasabye, irindi rikaduha imbaraga tugatumbagizwa mu kirere dutegereje iby'umwami Imana turimo tumusaba, dutegereje gusohozwa kw'imigambi ye. Nta gusenga rero gupfa ubusa. Nk'uko Didier yaramaze kubivuga, tuzatangira amasengesho nk'uko tujya tugirwa ubuntu bwo kuyakora. Usabe ubuntu bw'Imana n'imbaraga z'Imana kugira ngo tuzabishobozwe. Twese turabikeneye kubisaba buri munsi, si ikintu cyo kumenyera uretse ko kitanamenyerwa, ariko dusaba ubuntu. Mana uduhe ubuntu bwo kubibasha, uduhe n'imbaraga zo kubikora, ntibigarukire mu kubyifuza gusa, ahubwo tubashe kubishyira no mu ngiro. Ni kuwa mbere, kuwa kabiri, kuwa gatatu muri niba turi no mu migoroba nk'uko dusanzwe tubigenza, aba ari iminsi yo kwiyiriza no gusenga. Ufite imbaraga kandi uri ahantu ushoboye kuba utarimo gukora imirimo myinshi y'amaboko, ushobora kwiyiriza ukaniraza. Iyo buriya tuvuze kwiyiriza muri Bibiliya, ubwo buryo bwose bwo gusenga burimo. Numvaga twabivuga uyu munsi, ariko numva ngize ikindi kije kurusha biriya, ariko tuzabivuga wenda muri niba tureye kuwa mbere twongere tubigarukaho gato, ko hari abantu babyibaza ngo se biyiriza bute. Umuntu ashobora kwiyiriza icyo twita demi journée cyangwa igice, ni kwa kundi tuvuga ngo turafungura saa 12. Umuntu ashobora kwiyiriza amasaha 28. Uko kwiyiriza kose kurimo muri Bibiliya. Umuntu ashobora kwiyiriza iminsi 3. Uramutse wiyirije iminsi 3 ntacyo urya ntacyo unywa, nubwo ngiye inama yo kunywa amazi, ariko naho ngaho uramutse wireje kutarya burundu ni byiza, no kutanywa ni byiza, kutarenza ubundi iminsi 3 nibyo byiza ku buzima. Kereka wabihawe n'umwuka mu bundi buryo bw'igitangaza kuba warenga aho ngaho. Imana rero idushoboze. Ikindi iyo twirije ibyo kurya nyine n'ibyo kurya, ntabwo tuvuga ngo noneho ngo ndanywa potage cyangwa se ndanywa ji, ibyo byose nabyo burya n'ibyo kurya biri liquide. Oya, iyo twirije ibyo kurya tuba twirije nyine ikintu cyose kirimo ibitunga umubiri nyine. Amazi rero kuko ari amazi niyo nyine dushobora gufata. Rero tuzabifatanye. Ikindi birakwiriye ko wongera akanya ko gusenga. Niba uri mu minsi yo kwiriza, iherere muri pause yawe, niba uri mu kazi cyangwa mu gitondo cyangwa ni mugoroba, urimo no mu mirimo urimo ugenda, wibuka kuri mu bihe byo gusenga. Ikindi ugira ibyo wibuza mu biturangaza. Ibirangaza by'uyu munsi cyane cyane ni screen zacu ziri mu matelefoni, ziri imbere yacu, n'ibindi birangaza bitandukanye wakwigomwa kugira ngo urusheho gushaka Imana. Imana ibiguhere umugisha. Biradukwiriye. Ibyanditswe bivuga ku gusenga no kwiyiriza muri Bibiliya ni byinshi, ariko noneho Yesu yaratubwira ngo nimusenga, bigaragara ko yateganya ko abizera bazasenga. Akongera avuga ngo nimwiyiriza. Byari biteganyijwe ko tuzaba twiyiriza. Umwami Imana rero abidushoboze. Bifite umumaro w'igitangaza kandi bituzanira gusa nkaho dutsikamiye umubiri. Umubiri si mubu bwawe, ariko irari ryawo n'ibyo urarikira, ibyo sheri ishaka, ibyo fresh ishaka, ibyo imibiri yacu ishaka biba ari byinshi bihoraho. Kimwe rero mu bintu bitsikamira bikabyambura kwifuza kwabyo harimo igikorwa cyo kwiyiriza. Kwiyiriza bituma mba ndimo mbwira Imana ngo Mana ngufitiye inyota, ndakwifuza kurusha uko nifuza ubuzima bwanjye, kurusha uko nifuza amagara yanjye, kuko ni ibyo kurya, kandi kurya ntabwo ari icyaha. Icyaha ni ukwicisha ibyo kurya, ariko kurya bisanzwe by'ubuzima si icyaha. Iyo rero nabyigomye mba ndimo mbwira Imana ngo ndagukeneye mu mwuka wanjye, ndimo ndagaburira umwuka wanjye, ndagukeneye rwose. Ni ikimenyetso kibwira Imana ngo ndakwifuza, ngufitiye inyota. Kandi bituzanira sensibilité yo mu mwuka. Simba muzi ko bivuga, ariko bituzanira umwuka udasinziriye. Reka mvuge gutyo, umwuka ukangutse. Bituma imyuka yacu ibaho ikangutse. Igihe rero wumva cyane cyane ibihe byo gusenga byagushizemo, no gutara ukwiye gutegereza ko bigushiramo, ariko hari igihe bidushiramo. Igihe wumva byagushizemo ni burya nicyo gihe cyo gusenga no kwiyiriza, kugira ngo wongere ukanguke mu mwuka wawe, hakanguka. Ariko ubundi biradukwiriye ko mu isezerano rishya nta hantu badutegetse iminsi, kuvuga ngo ni iminsi runaka mu cyumweru cyangwa mu kwezi, ariko wowe wabigena. Bushize nari ndimo nsoma ijambo ry'Imana avuga ko umufarisayo kweri andushe kwiyiriza. Umufarisayo yarirasi, arirata aravuga ngo ngiye niyiriza 2 mu cyumweru. Numva ndavuze ni kweri umufarisayo andushe kwiyiriza, nubwo we kwiyiriza kwe byari ibyirato, ariko twebwe none dufite Imana inyota, dukeneye gusigwa n'umwuka wera, tubone isi yuzuye umwijima ungana gutya, dukeneye ko Imana yadukoresha mu mbaraga rwose, two ko umufarisayo turushe kwiyiriza. Imana itugirira ubuntu, iduha imbaraga, iguhe kubigambirira, iguhe kubigirira inyota. Rero biba ari umugisha iyo tugize umugisha wo kubona abo tubifatanyiriza hamwe. Ubundi kwiyiriza no gusenga ni igikorwa cyo mwibanga. Bira niko tubwira ngo twikingirane mu cyumba dusenge, kugira ngo daturebe ibyiherereye, ariko kugira ngo dukangurira bera kwiyiriza ni ngombwa ko tubivuga. Ntago ari kugira ngo tuboostinge tuvuge ko turi abantu bazi kwirata kurusha kwiyiriza kurusha abandi. Oya, no kugira ngo ahubwo duhagurukire hamwe, duhuze umutima, hanyuma tugwize imbaraga. Imana ibahe umugisha. Numva mbivuzeho gake. Reka tuganire rero ibyo tuganira uyu mugoroba. Nabihaye umutwe uvuga ngo turi impumuro nziza. Imana ishimwe cyane. Mwabantu mwe ubu twahawe n'Imana umugisha. Dufite privilege, dufite amahirwe, dufite umugisha wo gutwara ubuzima bw'Imana aho turi. Ni umugisha w'igitangaza. Mu Bikorinto ba 2, urwandiko rwa 2 rw'Abikorinto, igice cya 2,
murongo wa 14 na 15 muri Bibiliya yera, urwandiko rwa kabiri rw'Abikorinto 2:14 na 15, haravuga ngo ariko Imana ishimwe kuko ihora iturangaje imbere ikaduha kuneshereza muri Kristo no gukwiza hose impumuro nziza yo kuyimenya. Ngo kuko turi impumuro nziza ya Kristo ku Mana hagati y'abakira n'abarimbuka. Ikomeje hepfo bivuga iki iyo mpumuro ikora kubakira, bikavuga n'iki ikora kubarimbuka, kubataramenya ubutumwa bwiza. Ngo ariko Imana ishimwe kuko ihora iturangaje imbere. Iri jambo iturangaje imbere wari umwiyerekano umeze nk'uw'ingabo, ingabo zatsinze zirimo zigaruka zivuga zirata ubutsinzi. Ngo ariko Imana ishimwe kuko ihora iturangaje imbere ikaduha kuneshereza. Ijambo kunesha rije haba habayeho iki? Urugamba, intambara. Ngo Imana ishimwe ko ihora iturangaje imbere ikaduha kuneshereza muri Kristo. Habaho kuneshereza muri Kristo, ngo no gukwiza hose impumuro nziza yo kuyimenya. Muri make uko habaho kunesha niko impumuro nziza irushaho gutama, imparfait de bonne odeur, nuvuga ngo irushaho kuba nyinshi uko habaho kunesha. Kandi kunesha kuza ryari? Iyo habayeho kurwangwa nkuko tubyumva. Ngo ikaduha kuneshereza muri Kristo no gukwiza hose impumuro nziza yo kuyimenya. Icyampa uyu munsi njyewe nawe tugahinduka impumuro nziza ihetse Kristo aho turi hose. Ngo kuko turi impumuro nziza ya Kristo ku Mana hagati y'abakira n'abarimbuka. Urabizi impumuro ishobora gukingiranwa ahantu ntisohoka ariko ihari. Ishobora no gukira ikituma ikingurwa igatamuruka rwose ikagwira. Ariko ubundi abera twese, abakijwe twese, ngo turi impumuro nziza ya Kristo. Imana ishimwe cyane. Muri Bibiliya ijambo ry'Imana aravuga ngo ariko Imana ishimwe yo iturangaza imbere turi mu myiyereko y'ugutabaruka kwa Kristo. Gutabaruka n'abantu bavuye ku itabaro, n'abantu bavuye ku rugamba. Ngo ariko Imana ishimwe yo iturangaza imbere turi mu myiyereko yo gutabaruka kwa Kristo. Ngo niyo ituma tugaragaza ibya Kristo ahantu hose, ngo kugira ngo impumuro nziza yo kumumenya ikwire. Imana ishimwe cyane. Ngo niyo ituma tugaragaza ibya Kristo ahantu hose, ngo kugira ngo impumuro nziza yo kumumenya ikwire. Murumva uko guhamagara kwiza data yaduhaye. Turi abantu bakwiriye kugaragaza ibya Kristo ahantu hose kugira ngo impumuro nziza yo kumumenya ikwire. Imana ishimwe cyane. Ntago abantu bandeba bakeneye ibya Hortense, bakeneye ibya Kristo. Icyo kora Kristo ashobora kubicisha muri Hortense, ariko ifite umumaro si ibya Hortense, ni ibya Kristo bimucamo. Ngo niyo ituma tugaragaza ibya Kristo ahantu hose kugira ngo impumuro nziza yo kumumenya ikwire. Ngo koko rero turi nk'imibavu ihumura neza. Haleluya. Ngo koko rero turi nk'imibavu ihumura neza, Kristo atura Imana. Nagira ngo wumve iki kintu nshuti y'Imana, wumve iyi privilege, wumve aya mahirwe, wumve uyu mugisha, maze ntupfe gufata uko ubonye. Ngo koko rero turi nk'imibavu ihumura neza, Kristo atura Imana. Burya araturata akavuga ati wambubonye Hortense naguze amaraso, wambubonye umukobwa wanjye napfiriye, wambubonye umuhungu wanjye napfiriye. Ngo tukamera nk'impumuro nziza imbere ya data. Turi imibavu myiza, Kristo atura Imana. Imana ishimwe cyane. Ngo koko rero turi nk'imibavu ihumura neza, Kristo atura Imana. Impumuro yayo ikagera ku bantu bakizwa no kubahabyi. Imana tugirire imbabazi. Iduhe gutama rwose tujyana ubuzima bw'Imana mu bahabye, tujyana ibyiringiro mu bakijijwe ariko barimo bacagagurwa n'ibintu bitandukanye, tujyane ubuzima bwa Kristo. Haleluya. Umubavu rero nkuko navugaga ushobora gukwira hose cyangwa ukazitirwa n'ikintu runaka kigubuza gutama. Twebwe kuri twebwe nk'abantu, tubivuze nk'abantu, ikizitira imibavu yacu kugira ngo udatama ni ugutsindwa no kunanirwa kwacu. Nta kindi kintu Satani ashaka ku buzima bwawe, si amafaranga yawe, si abantu bawe, ni ibyiringiro byawe bimutera ubwoba. Gukomera muri Kristo kwawe, gusigwa na Mwuka Wera kwawe, gukizwa kwawe, gukiranuka kwawe, gukurikira Imana n'umwete mwinshi, nibyo bibangamira ubwami bw'umwijima. Ubwami bw'umwijima ntibubuza amafaranga, ndetse burayatanze. Iyo babupfukamiye burayatanga. Ntibubuze bahungu n'abakobwa beza, ntibubuze ibintu biri aho ngaho byabukorera, ariko ntibugira ikintu kimwe, ntibugira kubaha Imana, ntibugira gukiranukira Imana, ntibugira iby'ukuri bikomoka ku Mana. Nicyo kintu rero burwanya mu buzima bw'abana b'Imana. Niyo mpamvu hajemo akantu ko kurwana, hajemo akantu ko kwiyerekana, hajemo akantu ko gutabarukana intsinzi. Umubavu rero upfukwa, ukazitirwa, ukabuzwa gutamwa no guhumura nuko gutsindwa no kunanirwa kwacu. Imana iduha ubuntu n'imbaraga kugira ngo ibikwizingiraho ntibigukubite hasi. Ugire kugambirira mu mutima wawe kugundira icyo, kugundira kwezwa, kugundira gukiranuka, kugundira kudakoza izina ry'Imana isoni.
Imana ishimwe cyane. Haleluya. Uyu mubavu rero ari wo turi wo urushaho gutama kubera ubuzima tubayeho bwo kwitandukanya n'ibyanduye byose. Kuko ikintu gitera Satani ubwoba n'ingabo ze n'abamukorera ni igihe urimo uhunga ibyabo. Umugani wa Yesu ngo yavuze ngo umutware w'iyisi arimo araza ariko ntacyo kigize gute, ntacyo kindimo. Ibyo nibyo byonyine bibangamiye Satani. Ntuzavuge ngo ararwanya gushaka kwanjye, ararwanya amafaranga yanjye, ararwanya. Niko ko ibyo birwanyiriza ikizi kugira ngo utakaze ibyiringiro. Urekera gukurikira Imana ukonje, kuko umukristo ukonje biragoye ko yarwana intambara. Umukristo wazimye watakaje ibyiringiro by'agakiza, watakaje umunezero w'agakiza, ntago yaba kiri inkota Uwiteka arwanisha, ntago yaba kiri intorezo Uwiteka akoresha. Nicyo arwanya, nicyo ngicyo nta kindi. Ararwanya kwera kwawe, kwiyegurira Imana kwawe, kwitandukanya kwawe, icyo ngicyo arwanya. Rero kugira ngo duhinduke umubavu koko utama, ugera kure, utwaye Kristo, utwaye ubuzima bw'Imana ukabugeza kure, tugakomeza kuba igihumura neza Kristo atura Imana, nukuri bibikiye mu buzima bwo kwitandukanya. Reka turebe uyu mugabo w'Imana Daniyeli, niwe turi butindeho. Daniyeli igice cya mbere umurongo wa 8. Igitabo cya Daniyeli ubuhanuzi bwe igice cya mbere umurongo wa 8. Ngo maze Daniyeli agambirira mu mutima we. Aragambirira. Imana ishimwe ko yaduhaye imitima tugambirira. Burya gutsindwa no gutsinda byose biba mu mutima. Kwezwa no kwandura biba mu mutima, naho iby'inyuma n'utuntu turi segonderi. Bihera mu mutima, ugashorera ugakurikira ikibi cyangwa ugakurikira icyiza mu mutima, ukavuga uti ndabigambiriye. Ngo maze Daniyeli agambirira mu mutima we kutaziyandurisha ibyo kurya by'umwami cyangwa vino yanywaga, aricyo cyatumye yinginga uwo mutware w'inkone kugira ngo atiyanduza. Ikintu twakugira ku buzima bwa Daniyeli, ntabwo izi ngamba yazigize ari uko ibyo kurya by'ubwami babi presence. Ibyo kurya by'ubwami mwibuka ko icyatumaga byanga, aha ngaha ndikoresha nyango bibiri ijambo ry'Imana Daniyeli 1:8. Icyatumaga byanga nuko byabaga byaterekereshejwe ibigirwamana babireba babizi. Ntabwo kwari kwanga gusangira n'umwami ntacyo bitwaye, barakadutumira dusangire nabo, sicyo kibazo. Oya, ahubwo byabaga byaciye hehe. Muri make yari kuba mu muntu wamwe imbere apfukamiye ibyo bigirwamana, aricyo cyavugaga. Ngo maze Daniyeli agambirira mu mutima we. Nuvuga ngo izi ngamba yarazisanga ngo mu mutima zo kwezwa no kwifuza gutunganira Imana. Bamunyaga ari umusore mutoya, ingamba arazigumana, hanyuma okaziyo iraboneka. Okaziyo yo gucumura ku Mana zihora zituzengurutse mu tuntu dutoya, mu tuntu tunini, mu tuntu turi mu bitekerezo, mu tuntu turi mu ngamba tutari buzagaragara, ariko utuntu two gucumura ku Mana tuzahora tutuzengurutse. Izi ngamba rero umutima we urazikwiriye. Ngo agambirira mu mutima we. Izi ngamba zari zimazemo iminsi, okaziyo noneho yo guhirima cyangwa yo gusitara, yo kugwa iraboneka. Ngo maze Daniyeli agambira mu mutima we kutaziyandurisha ibyo kurya by'umwami cyangwa vino yanywaga, aricyo cyatumye yinginga uwo mutware w'inkone kugira ngo atiyanduza. Mu nyumvi aragambiriye mu mutima, ariko araninginze kugira ngo atiyanduza. Hari igihe tugira ingamba ariko zidashyirwa mu bikorwa. Imana idushoboze ingamba dufite mu mitima yacu zo gukiranukira Imana, tugira n'imbaraga n'ubuntu bwo kubishyira mu bikorwa. Imana ishimwe cyane, kuko umwuka udushoboza abakijijwe twarawuhawe. Umwuka wera tuye imbere muri twebwe. Yabigambiriye bimuteye no kwinginga, ariko uzi kwinginga kugira ngo utarya ibiryo by'umwami, ukinginga uri umunyagano, uri umusore, bashobora no guhita bakwica, ariko ingamba ze ntiziri bugarukire mu mutima. Arabigambiriye mu mutima, arabyifuje. Ngira ngo abigambiriye mu mutima yasabye Imana ati Imana umpe igikundiro kuri uyu mugabo, kuri iyi nkone y'umwami, uyimereho igikundiro inyemerere. Ngo agambira mu mutima kutaziyanduza. Arangije ngo aranamwinginga kugira ngo atiyanduza. Imana ishimwe cyane. Kugambirira no kwinginga gushyira mu bikorwa ibyo twagambiriye kugira ngo tutiyandurisha iby'isi. Uko kwiyanduza tuvuga ni ukwiyanduza kw'imigirire y'iyi si. Imigirire ishobora kumpesha ikintu runaka, ishobora kuba itanduye cyane mu maso y'abantu, itananduye cyane ukurikije ibyo iri bumpeshe. Imigirire ndetse ikorwa na benshi. Burya kunyuranya na benshi nibyo bivuna. Kugenda hano ikivunge kijya biroroshye, niyo kuranyire n'ibintu biba bigana biba byoroshye, ariko gusa nkaho unyuranyije nabyo kandi biri gutesha amahirwe runaka, uko niko kwitandukanya n'imigirire y'iyi si. Imana itugirire imbabazi. Reka dusome mu Bikorinto ba 2:6 umurongo wa 14 kugeza kuri 18. Ndakoresha bibiri ijambo ry'Imana. Abikorinto ba 2:6-14-18. Iyo bibiri tubwira kwitandukanya, ntitubwira kwitandukanya n'abantu, ariko iratubwira kwitandukanya n'imigirire y'abantu.
nshobora kubana nawe ariko ntagendera mu migirire yawe, mu migenzereze yawe. Ushobora kubana nanjye ariko udakurikira imigenzereze yanjye, kandi tugendanye. Hari ibintu tugomba kuko hari abantu mudashobora gutandukana. Hari abantu mwagenewe kugumana ariko mutagenewe kugumana buryo nushaka kujya ukizwa n'amaguru, igihe bafite imigirire ibangamira ibyo Yesu ashaka. Imana ishimwe cyane. Rero wumve gutandukana n'imigirire y'isi, kandi isi ikorera mu bantu, muri twebwe. Si ukwitandukanya n'abantu ngo bahunge. Hari abantu batakivugana n'abantu, batagisura n'abantu, oya sibyo. Reka dusome ku murongo wa 14 muri Bibiliya, ijambo ry'Imana ngo ntimukifatanye n'abatemera Kristo. Uku kwifatanya ni ukwifatanya ko kwifatanya. Nuvuga ngo niba batembera ibumoso mu byemezo byabo bihabanye n'iby'Imana ishaka, nanjye ntembeyeyo, ni uko kwifatanya. Ariko ntibivuze ngo sinjya mu makwe, sinjya muri anniversaire, sinsura bene wacu batakijijwe, simbana n'umugabo n'umugore badakijijwe. Oya sibyo, oya sibyo. Ntimukifatanye n'abatemera Kristo. Mbese ubutabera, nkunda Bibiliya yarabisobanuye, mbese ubutabera n'ubugome byahurira he? Kugoma ni iki? Ni icyaha. Ikintu cyose kinyuranye n'ubushake bw'Imana cyitwa ubugome mu maso y'Imana. Ngo mbese ubutabera n'ubugome byahurira he? Ese umucyo wasabana ute n'umwijima? Umucyo wemerewe kwegerana n'umwijima igihe tubana n'abataramenya Imana, ariko ntibyemerewe gusabana ngo byinjirane. Mu gusabana n'iki? Ni igihe imikorere y'umwijima yaje kavangira iyanjye yari y'umucyo, nkajya nyuzamo nkavanga n'iby'umwijima, iyo migirire ye impesha amahirwe runaka nkayakira. Ngo ese umucyo wasabana ute n'umwijima? Ngo cyo nimumbwire, Kristo yahuza inama ate na Satani? Mumbwire namwe. Imana itugirira ubuntu, kuko hari igihe tujya duhuza inama za Satani tukazijyamo natwe. Inama za Satani si kujya mu nzu y'abapfumu gusa, ni ibyemezo byose bihabanye n'iki jambo ry'Imana rivuga. Ngo cyo nimumbwire, Kristo yahuza inama ate na Satani? Cyangwa uwemera Kristo abahuriye kuki n'utamwemera? Bakwiriye kubana bisanzwe byo mu mubiri, ariko kwemeranya aho bagana n'uburyo bakora ibintu. Kuko umwe arashyiramo ibinyoma, umwe arashyiramo kubeshya, undi arashyiramo avantage runaka, undi arashyiramo kurwanira icyubahiro cye, kandi twebwe turashaka icy'Imana. Kandi rimwe na rimwe Imana ikirisha ubupfu, nkumva natakaje logique, natakaje ubwenge, kandi nyamara kuko mbese mbaye nkutakaza ubwenge n'iby'Imana yashakaga. Byagendana bite? Biragoye ko nako ntibyagendana. Cyangwa uwemera Kristo abahuriye he? Abahuriye kuki n'utamwemera? Nibyo barimo bavuga. Ngo mbese ingoro y'Imana yayisangira ite n'ibigirwamana? Erega ingoro y'Imana nzima ni twebwe, nk'uko ubwayo yivugiye iti nzatura hagati muri bo ngenane nabo, nzaba Imana yabo nabo babe ubwoko bwanjye. Nicyo gituma Nyagasani avuga ati nimuve muri ba bantu mwitandukanye nabo, nimugire ikintu cyose gihumanye mukoraho, nanjye nzabakira. Mwumve ibi bintu. Nicyo gituma Nyagasani avuga ati nimuve muri ba bantu mwitandukanye nabo, nimugire ikintu cyose gihumanye mukoraho, nanjye nzabakira. Nzababera so, namwe mumbera abahungu n'abakobwa. Uko niko Nyagasani ushobora byose avuga. Nshuti y'Imana, uko turushaho kwegera igihe cya nyuma, ubuzima bwo mu isi buzarushaho gukakarira gukiranuka, buzaba buremerereye gukiranuka, buzaba buremerereye kubaha Imana, buzarushaho kubigagaza kugira ngo kubaha Imana birusheho kugorana. Ubuzima buzarushaho gutera ubwoba. N'uyu munsi kimwe mu bintu bikomereye abakristo n'ubwoba bw'ejo hazaza, ubwoba bw'ubuzima. Nzabaho gute? Abana banjye bazabaho gute? Nzarya iki? Ko ibintu birushaho guhenda. Nukuri ntibijya bigabanuka, bihora bihenda, kandi tukabaho kubwo buntu bw'Imana. Ubwoba bw'ubuzima nicyo Satani ashaka kutwicisha, kugira ngo kwizera kuducika. Ariko iyo kwizera kugwiriye, ubwoba bw'ubuzima burashira. Umenya ko Imana yigishije umwana wawe muri garidiyene, ari nayo izamwigisha muri kaminuza. Umenya ko Imana yagutunze utaragura n'agakweto na kamwe. Uyu munsi ni Imana yagutunga ufite dutatu. Imana itugirire imbabazi, Imana itugirire ubuntu. Haleluya. Birasaba rero kwitandukanya kuri serious, kuri seriye, kuba impezanguni, umuhezanguni mu kwitandukanya n'ibyanduye. Simvuga umuhezanguni mu mahame y'amadini yacu, ariko umuhezanguni mu kwitandukanya n'ibyanduye. Ukaba umuhezanguni mu kwitandukanya n'ibyanduye. Imana iduha ubuntu n'imbaraga, kuko nibyo bikenewe mu gihe cya nyuma, kugira ngo turusheho kuba umubavu mwiza utwara impumuro nziza ya Kristo. Kuko iyo tuvanze n'ibyanduye, gutama kwa Kristo kurashira, gutanga ya mpumuro nziza birashira, nanjye ngacongora ngasa nk'abandi. Imana itugirire imbabazi. Haleluya. Uku kwitandukanya n'isi twavugaga
n'imigirire y'isi, nongere mbivuge, ni imigirire impesha ibintu runaka. Ishobora kumpesha ibintu materiyeri, ibintu bifatika ikabimpesha, ariko harimo akantu mbizi neza ko kantu ntahagarara imbere yanyu ngo ngatangira ubuhamya, karahengamye telma ntabona ukuntu kangoronzora icyama ukanyumva nanjye kandi ngakomereza aho ngaho. Kakaba ari akantu binsaba ko iyo ngiye kukubwira ndagasimbuka. Iyo ndimo nganira nawe nk'umukristo ngomba kugasimbuka kuko ntikavugika, nyamara kampesheje ikintu gifatika cyiza, ariko ngomba kugasimbuka kuko ntigahesheje Imana icyubahiro. Muranyumva nshuti z'Imana, turi mu gihe kigoye, ntabwo ndimo mvuga ko byoroshye, ariko se wagize ngo cyari kigoye kurusha igihe cya Daniyeli? Ibihe by'isi bihora biruhije abakiranutse, ariko ndakwinginze kubw'imbabazi z'Imana wibuke uwabambwe ku musaraba ku bwawe, wibuke utaragukunze agereranyije akagukunda cyane, wibuke witanze cyane, hanyuma Imana iduha imbaraga natwe zo kumwitangira cyane no kwitandukanya n'ibyo yanga cyane. Nitugira za ngamba mu mitima, Umwuka Wera azadushyigikira. Kuriya Daniyeli yagambiriye ngo agambirira kutiyandurisha ibyo kurya by'umwami, kandi zira ngamba zaramuherekeje ku myaka yose yagiye amara hariya hafi y'ibwami. Kwitandukanya n'imigirire y'isi no kwitandukanya n'ikintu kinyubahisha, mu by'ukuri gituma ngaragara nk'umuntu uri intelligent, uri wise, w'umuhanga, ariko kirimo akantu ko gupfukamira Satani samuhawe. Muribuka ikiganiro Yesu yagiranye na Satani, yarambwiye ngo numfukamira ngo ibi byose ndakuramya. Burya kumupfukamira si ugupfukama imbere y'igishushanyo, si ugupfukama imbere y'iki, ariko nuku babyita gute haryo kunama gutya, nukubendinga imbere ya systeme runaka itari mu Imana, nukubendinga, nukunama imbere y'imigirire irimo ibintu bigaragara ko bitari Imana 100%. Abantu benshi barabendinze, abantu benshi barunamye batabizi kuko bifite logique, birasobanutse, umuntu yabidefanda mu bwenge, ndetse washaka kunyuranya nabyo ukagaragara nk'ikijuju wa mugana w'Abarundi, ukaba ari wowe uri umuswa. Imigirire y'isi rero ni iyo yose ibasha kumpesha ikintu kinyubahisha, ariko na bendinze ahantu, hari ahantu nagondamiye, yaba umuntu, yaba imigirire, yaba inyandiko, yaba ndibaza ko murimo mu byumva. Muri iyi migirire kandi harimo n'ibindi noneho bitari materiyeri, bitari nibimpesheje icyubahiro kigaragara, ariko mimpaza mu marangamutima yanjye. Mu marangamutima hararya, hakanezerwa, hagahaga cyangwa hagasonza. Hari rero imigirire isi ibi insavinze kuri plateau, igusavinze kuri plateau, iri butume mera neza mu marangamutima yawe, ariko ugasanga inyuranye n'inzira Imana rero gusabye. Mbuze urugero rubanguka. Haleluya. Imana idushoboze kwitandukanya n'ibyanduye byose. Ikintu cyose numva kinyuranye n'ijambo ry'Imana, nubwo cyaba gisa nk'ubupfapfa, ariko mpitemo icy'Imana. Nubwo ikisi kiri presentable, gifite ubwenge, bigaragara ko umuntu yavuga ati oui yes bakabiviva, ariko niba kinyuranye, turasaba Umwuka w'Imana kugira ngo atwuzuze, kuko ibintu ntabwo twabyishoboza mu mbaraga. Niyo mpamvu mu misengere yacu dukwiriye kubwira Umwuka Wera ngo ngwino nyuzure, ngwino nganze. Ntabwo naba muri iyi si nsa uko Data ashaka, ndi impumuro nziza itanga ibya Kristo, ntuzuwe n'Umwuka w'Imana, ntabwo wabishobora. Ubwoba bw'ibihe bwakwica, wakwirwanaho, ukandi ukirwanaho uri umwana mwiza, ukirwanaho ukunda Imana, ariko ukirwanaho kuko tubuze imbaraga z'Imana. Imana itwuzuza imbaraga zayo, itwuzuza Umwuka wayo. Imana ishimwe cyane. Twitandukanye rwose ku kintu cyose kinyuzuza, kimfitiye umumaro, ariko kinyuranye, kirimo akantu, ahantu nagondamyeho gato, ahantu byansabye ko mpengamaho gato, ahantu ntakubwira uri umwana w'Imana mugenzi wanjye ngo tuganire, tuhagere, tuhavuga 100%, kandi tuhavuge turi proud yuko twanejeje Imana. Niba tutahaganira muri ubwo buryo, reka twe kujyayo, reka twe kubisikira. Turavuga abafite ubwenge bwavugurwe n'ijambo ry'Imana, abafite ubwenge butavugurwe n'ijambo ry'Imana bo barakubwira ngo abantu bose niko babikora. Buryo uzatinya umuntu kubwira ngo abantu bose niko babikora, kuko iteka babivuga hejuru y'ikintu kiri negatifu, ntabwo kiba ari ikintu cyiza. Ngo ariko abantu bose nuko babigenza, ngo gusinga ibyo, ngo jye ureka ibintu byo gukabya, ariko nawe uzahita wibaza aho hantu ikihari. Reka dukomeze turebe ubuzima bwa Daniyeli. Imana ishimwe. Daniyeli igice cya 3. Ibi bintu byamubayeho, byababayeho, ubizane mu buzima bwacu bw'uyu munsi. Kuva ku murongo wa 5, reka nsome nihuse, ndakoresha biri ijambo ry'Imana. Ngo nimwumva bavugije ihembe n'imyirongi n'inanga,
y'indoha n'inanga nyamuduri, Daniyeli 3:5, ngo n'iningiri n'amakondera n'ibindi bikoresho byose bya muzika mwikubite hasi muramye ishusho y'izahabu umwami Nebukadinezari yahagaritse. Mwikubite hasi muramye. Uyu munsi nta gishushanyo nyine mvuga, ariko turamya system, tukaramya imikorere, tugapfukamira ibikorwa na benshi, kuko kugenda injyana y'abake bivunanye, bigorana, bisaba kwizera no kwiringira Imana. Ngo ibyo bikoresho bya muzika byose nibivuga mwikubita hasi muramye ishusho y'izahabu umwami Nebukadinezari yahagaritse. Ngo umuntu wese utikubita hasi kugira ngo ayiramye barahita bamujugunya mu itanura rigurumana. Umuntu wese utikubita hasi kugira ngo ayiramye, umva uko umwanzi arimo abigenza, umva uko abakozi barimo abigenza, barahigahiga abana b'Imana badashaka kwikubita hasi ngo baramye imigirire y'isi. Kuririmba, kuvuga ubutumwa bwiza ariko ndamye imigirire y'isi ntacyo bitwaye Satani. Ntiyanyambura aya magambo namaze kumenya yo muri Bibiliya, ntiyanyambura kubitondeka, wenda naba narameze kumenya, ntago yabinyambura, ariko ababajwe nuko ntapfukama ngo ndamye imigirire ye. Nicyo cyonyine kimubabaza. Bera b'Imana mu nyumvi. Kandi Satani ntago ajya hana ngo vuga atari ko siko mfite abandamya bahagije, ubundi abanda bashaka iki? Aradushaka twese ko dupfukamira imigirire ye, ko duhindukirira ibikorere, uburyo abe bitabaramo, uburyo abatubaha Imana bitabaramo mu kibazo runaka, kugira ngo natwe abariko tugenza, natwe abariko twitabara. Ngo niyo mpamvu abantu b'amahanga yose n'amoko yose n'abavuga indimi zarizo zose bumvise bavugije ihembe n'imyirongi n'inanga n'indoha n'inanga nyamuduri n'iningiri n'ibindi bikoresho byose bya muzika, bikubise hasi baramya ishusho y'izahabu umwami Nebukadinezari yari yahagaritse. Ngo niyo mpamvu abantu b'amahanga yose, subira kuri 6, ngo umuntu wese utikubita hasi kugira ngo ayiramye barahita bamujugunya mu itanura rigurumana. Niyo mpamvu abantu b'amahanga yose n'amoko yose n'abavuga indimi izarizo zose bumvise bavugije ihembe n'imyironge n'inanga y'indoha n'inanga nyamuduri n'iningiri n'ibindi bikoresho byose bya muzika, bikubise hasi baramya ishusho y'izahabu umwami Nebukadinezari yari yahagaritse. Ako kanya ujye ugira ngo amaso ya Satani n'abakozi be nta kubaho, atubaho. Ngo ako kanya abanyababiloniya bamwe baza kurega Abayuda. Hari abantu barimo babacunga, barimo bavuga reka turebe Daniyeli n'azanshutize, reka tubarebe. Ngo bahita baza kubarega. Wibaza ko gukiranuka kwawe ntacyo gutwaye Satani. Iyo ugize umwete wo gukiranuka biramubabaje, arabyanze we n'abamukorera barabizira. Nta kindi kintu cyawe bazira, bazira gushaka gukurikira Yesu. Nibyo bazira, nibyo bakubabariza, nta kindi. Ngo bahise baza kubarega. Ako kanya abanyababiloniya bamwe baza kurega Abayuda, ngo babwira umwami Nebukadinezari bati Nyagasani uragahoraho, wowe ubwawe waciye iteka. Umva ukuntu uburyo umuntu azanye inkuru ashaka kubanza kuyiryoshya barayisasira. Ngo wowe ubwawe waciye iteka ku muntu wese uzumva bavugije ihembe n'imyirongi n'inanga n'indoha n'inanga nyamuduri n'iningiri n'amakondera n'ibindi bikoresho byose bya muzika azikubita hasi akaramya ya shusho y'izahabu. Wategetse kandi ko bamwibukije itegeko kugira ngo aryumve neza abone uko abahana byiza. Wategetse kandi ko utazikubita hasi ngo ayiramye azajugunywa mu itanura rigurumana. Ese ubu kutaramya ko abantu bakiya byari bibatwaye iki? Biragitwaye. Ubwami bw'umwijima buzira bwanga abakurikira Kristo. Ngo none dore hari Abayuda wahaye gutegeka, ukuntu babishyuhije bashyizemo umunyu. None dore hari Abayuda wahaye gutegeka intara ya Babiloni, aribo Shadraki na Meshaki na Abdenego. Nyagasani abo bagabo ntabwo bakumvira, babishyize mu birebire. Ntabwo bavuze ngo ntibakumviye uyu munsi, ntibakumvira. Muri make ntibajya bakumvira kugira ngo bishyuhe bikomere. Abagabo ntabwo bakumvira, ntibasenga imana zawe, kandi ntibaramya ya shusho y'izahabu hagaritse. Nuko Nebukadinezari ararakara cyane arabisha. Ategeka ko bamuzanira Shadraki na Meshaki na Abdenego. Bamaze kubamuzanira, Nebukadinezari arababaza ati Shadraki na Meshaki na Abdenego mwe mbese ni koko ntimusenga imana zanjye kandi ntimuramya ishusho y'izahabu nahagaritse? Noneho abahaye andi mahirwe. Satani azahora azana andi mahirwe yo gucumura, azahora tuzanira ukaziyo ubwo atari ko wacogwe nawe ukareka ibintu byo gukabya. Dore nuko abandi bitabara, dore nuko birwana, ariko nawe ujye ureka kuba igicucu, ujye ureka kuba umuswa. Dore nuko bigenda. Azahora tuzanira andi mahirwe. Arongera bibasubiramo ngo abahe indokazi yo kugipfukamira. Ngo noneho nimwumva bavugije ihembe n'imyirongi, noneho nimwumva bavugije ihembe n'imyirongi n'inanga y'indoha n'inanga nyamuduri n'iningiri n'amakondera hamwe n'ibindi bikoresho byose bya muzika, mukemera kwikubita hasi mukaramya ishusho nacurishije, ntacyo nzabatwara. Naho nimutayiramya murahita mujugunywa mu itanura rigurumana. Mbese hari imana yabasha kubankura mu maboko? Umva uko Satani yadushuka aravuga ati nta kintu cyagukiza kino kibazo, kugira ngo ugondeho gatoya ubende. Ese wabahute akwereka ko nta mana yagukiza. Ubu si imana y'ibigutabara niba yaragutabaye. Erega imana ifasha uwifashije, ariko ibyo bintu bibahe
ni koko yaduhaye ubwenge, ariko impamvu ijambo ry'Imana ryaje ni ukugira ngo tugire ubwenge buvuguruwe butakirimo imyitabarire twitabazaga kera tutarakizwa. Ni ubwenge buvuguruye, si ubwenge bwanduye, ni ubwenge buboneye, ni ubwenge bwakira inama z'Uwiteka, ntabwo ari ubwenge bwakira inama zo mu isi. Ngo niyihe Mana yabasha kubankura mu maboko? Ubu bwari ubwibone bukomeye. Shadraka na Meshaki na Abedenego basubiza umwami bati, Nebukadinezari, si ngombwa ko tugira icyo tugusubiza muri ibyo. Aba basore bari beza. Si ngombwa ko tugira icyo tugusubiza kuri ibyo. Nitujugunywa mu itandura rigurumana, Imana dukorera ishobora kudukiza, kandi ishobora no kudukura mu maboko yawe Nyagasani. Baracyamwubashye, ariko bamubwira ukuri kwabo. Umunyacyubahiro uzamwubaha, ariko ube ugomba kuba we. Umunyacyubahiro wa mbere ni uwameneye amaraso, ni uwanguza amaraso y'igiciro cyinshi, ni uwo nzasanga nyuma y'ubu buzima, niwe munyacyubahiro urenze. Kandi nabo mu isi Imana yaduhaye yaratubwiye ngo nabo tububahe, ariko mbubaha mbanje kubaha uriya, mbanje kubaha uwo nzasanga. Aba hano bamfiteho imbaraga muri none muri ubu buzima nkeya uriya yabahaye. Wa mugani wa Yesu ahagaze imbere y'abo mubamba, baramubwiye ngo ntabwo rusiko dufite ubutwari bwo kukwica no kukurekura ukaba amahoro. Aravuga ati nta na kimwe mwakora mutagihawe n'ijuru. Tububashye, ntago dushyikiye kwigomeka, kuko ubutegetsi bwose n'ubuyobozi bwose bushyirwaho n'Imana. N'uw'umudugudu n'uw'isibo burya na chef de classe burya n'Imana yamuhisemo, we ntibaguhitamo. Burya n'Imana yabyemeye, na chef de promotion n'abaki bose burya bashyirwaho n'Imana. Ariko kandi kwitandukanya, kuba intagondwa mu guhunga ibyanduye bitureshya, mu kwifatanya muravuga ati jyamo nawe muri iyi kopu, nawe jyamo. Sinjyamo ntitujyamo. Haleluya. Barakomeje abo basore. Nitujugunywa mu itandura rigurumana, Imana dukore ishobora kudukiza, kandi ishobora no kudukura amaboko yawe Nyagasani. Nyamara nubwo itadukiza, icyaduhabera bagera hano, cyaduha tukagera hano, we tukagera hano uku kumaramaza. Ubundi nicyo Satani atinya, naho abadashaka kugera. Ngo nyamara nubwo itadukiza, nyamara nubwo itadukiza, Nyagasani umenye ko tutazasenga imana zawe, kandi ko tutazaramya ishusho y'izahabu uhagaritse. Nubwo aba kwari ugupfa, twebwe bari akantu ko guhomba gatoya, bari akantu ko kubabara mu marangamutima se, bari akantu ko kubura icyubahiro se, bari akantu ko kwambura standard runaka y'ubuzima se wamaze kubaka. Abari mwene utwo tuntu tworoheje, nta nubwo ari ubuzima bwacu burimo bugenda gupfa, ariko dukwiye kugira ahantu havuga ngo sindi bukunamire Satani. Nubwo Imana itankiza, irabishoboye kunkiza muri iri tanura ry'umuriro, irashoboye kumpa icyo nyisaba ikanandekerezaho, ariko iramutse ifashe n'icyemezo mu bumana bwayo ntikime, ntago ndi bugupfukamire. Abera mureke tugere hano hantu, twinginga umwuka w'Imana dushoboze. Nkaho ubundi iyi si ya nyuma ntago turi buyitambuke, turabendinga, turi bugende tubendinga. We pastor ariko warunamiye Satani, umuririmbyi waramwunamiye, w'umukristo umwunamira mu dusysteme n'udukorere dutandukanye, imikore itandukanye mu buzima bwawe. Ugende wunama utunyomo duseseke tuntu two kwirwana, ugende dushyiramo. Imana iduha ubuntu, ariko wari uzi ko n'ubundi Imana itakurengeye nubwo wakora amanyanga ijana ntabitagutabara. Burya nuko Imana igusha imvura ku babi n'abeza, kadutwikira mu mafuti yacu, katugirira imbabazi. Ariko burya yiyemeje kutagutabara, kandi wakoze amanyanga yose, burya ntiwatabarwa. Kandi abandi batambuka batabarwa mu amanyanga yabafashije. Ni Imana y'imbabazi. Nyamara nubwo itadukiza Nyagasani umenye ko tutazasenga imana zawe, kandi tutazaramya ishusho y'izabo uhagaritse. Nebukadinezari ararakara cyane, areba Shadrake na Meshaki na Abedenego igitsure, ategeka gucana itanura ry'umuriro ukaze inshuro ndwi kurusha uko byari bisanzwe. Hanyuma atoranya mu ngabo ze abagabo bafite imbaraga, abategeka kuba Shadrake na Meshaki na Abedenego kugira ngo bajugunye mu itanura rigurumana. Baboha abo bagabo uko bakambaye amakabutura n'amakanzu n'ingofero n'amakoti, babajugunya hagati mu itanura rigurumana. Nta wundi mwanya wo gutekereza, pafu babanagamo. Ngo kubera ko itegeko ry'umwami ryari rikaze n'itanura ritwika cyane, abo basirikari bari bajugunyemo Shadrake na Meshaki na Abedenego bishwe n'ibirimi by'umuriro. Babandi bari babafashe bishwe n'ibirimi by'umuriro. Ngo naho bagabo ko ari batatu, Shadrake na Meshaki na Abedenego bari bajugunywe mu itanura rigurumana uko bakaboshywe. Nuko umwami Nebukadinezari ubwo babura mutaha, haguruka bwangu abaza ibyegera bye ati, mbese ntitwajugunye mu muriro abagabo batatu baboshye? Baramusubiza bati, nibyo Nyagasani. Umwami arongera ati, nyamara ndabona abagabo bane bataboshye bagenda mu muriro rwagati, kandi ntacyo wabatwaye. Uwa kane arasa n'Imana. Haleluya. Ngo akana aracyadutegereje ngo niduca mu muriro yongera udukize.
we ntiyasohotse mu itanura. Ngo nyuma Nebukadinezari yegera umuryango w'itanura rigurumana. Yagize ngo arasaze, hari igihe umuntu asara akareba ibintu bidahari. Hanyuma Nebukadinezari yegera umuryango w'itanura rigurumana, arahamagara ati Shadraki na Meshaki na Abdenego, bagaragu b'Imana isumba byose mwe, nimusohoke muze hano. Nuko Shadraki na Meshaki na Abdenego bava mu muriro. Umva rero uko impumuro ya Kristo igiye gutama. Abategetsi b'ibihugu bikomatanyije n'abaminisitiri n'abategetsi b'ibihugu n'ibyegera by'umwami barakorana, barebye abo bagabo babona ko umuriro ntacyo watwaye imibiri yabo, n'imisatsi yabo itababutse, n'imyambaro yabo itahiye, ndetse nta n'umuriro ubanukaho. Nebukadinezari aravuga ati nihasingizwe Imana ya Shadraka na Meshaki na Abdenego, yo yohereje umumarayika wayo igakiza abagaragu bayo bayizera. Ngo baciye ku itegeko ryanjye bahara amagara yabo. Umwami yahise yubaka temonyaje, umwami niwe wayikoreye. Ngo baciye ku itegeko ryanjye bahara amagara yabo aho gukorera no kuramya izindi mana zitari Imana yabo. Ngo none ntegetse abamahanga yose n'abamoko yose n'abavuga indimi izo arizo zose ko uzavuga nabi Imana ya Shadraka na Meshaki na Abdenego azatemagurwa n'inzu ye igahindurwa aho bamena imyanda. Erega nta yindi Mana ishobora gukiza nkayo. Haleluya! Umwami arayibonye, nshuti y'Imana, abantu bazayibona. Ariko ihangane uhamye Kristo, ihangane witandukanye, uvuga uti nawe itadukiza ntitugabanukirwa mu kumukorera, ntitugabanukirwa mu kumukunda, ntitugabanukirwa mu kumutangira, ntitugabanukirwa mu gukunda abantu, ntitugabanukirwa mu ntitugabanyikirwa ko twebwe ntitwenda gupfa. Ntatanura ngo badutwike none ahangaha. Ubuse niba tunanirwa n'utuntu dutoya, ubitanura riserutse twakomeza tugahamyara. Imana iduha ubuntu n'imbaraga. Haleluya! Nuko umwami azamura mu ntera yari bugira ate sekundi azamura mu ntera Shadraki na Meshaki na Abdenego, abashinga imyanya ikomeye mu ntara ya Babiloni. Dore uko umwami Nebukadinezari 3 abwira, yarakomeje yahindutse umuvugabutumwa agahe gatoya nubwo yongeye akabivamo. Ngo dore uko umwami Nebukadinezari abwira abamahanga yose n'abamoko yose n'abavuga indimi izo arizo zose batuye isi yose, nimugire ishya n'ihirwe. Nabonye binogeye kubamenyesha, arabandikiye kubamenyesha ibimenyetso n'ibitangaza Imana isumba byose yankore. Mbega ukuntu ibimenyetso byayo bikomeye, mbega ukuntu ibitangaza byayo byerekana ububasha. Ingoma yayo izahoraho iteka, ubutegetsi bwayo buzabaho uko ibihe bihaye ibindi. Yarayibonye. Haleluya! Kubera abasore bafite ingamba mu mitima yabo zo kutiyanduza. Vuga ngo Imana ifite imbaraga, kandi ni nako bimeze ku buzima bwacu. Nukuri Imana ifite imbaraga zo kudukiza ibintu bituremereye, ibintu bituriza, ibintu bituruhije. Imana ifite imbaraga zo kudukiza. Ariko kandi iramutse itanabidukijije, tumere nk'abantu basore, ntago turi bubendinge, ntago turi bugabanukire. Ubundi umwana w'Imana ahantu yageze mu rugendo rwe na Kristo ntagomba gusubira inyuma, agomba kwigira imbere, kuko harahari hanini heza mu bwiru bw'Imana hadutegereje. Mwuka wera twuzure adushoboze. Imana ishimwe cyane. Handereka amacemo nihuse kubw'umwanya ntavuze. Aba basore bari baramaramaje mu mitima yabo. Mu gice cya 4 Daniel yatinyutse kuroterera umwami inzozi ko agiye kuba ajyanywe mu ishyamba akarisha. Uyu Nebukadinezari yarongeye yikubita mu gatuza, arongera Imana yahise yibagirwa. Ntago tuzi imyaka yaciyemo, ariko nyuma y'imyaka ibyo byose yarayibagiwe. Ngo ayirata ko Babiloni yari yubatse cyane, agenda hejuru y'inkuta za Babiloni, ngo aravuga ngo iyi Babiloni niyubakiye n'ubwenge bwanjye ngiwe Nebukadinezari. Imana y'imbabazi igiturinda kwikoma mu gatuza. Ngo Imana imuteza inzozi, yabonye igiti n'ibindi ndi bubivuge. Arangije Daniel, kuko ari yasobanuraga inzozi ahawe ubwo buntu bw'Imana, baramuhamagara ajya kuzisobanura. Kuko bari abasore bamaramaje, n'abantu bake batinyuka kubwira abantu bakomeye ibintu bibi bigiye kubabaho. Ubundi n'ubuhanuzi bw'ukuri urabugoronzora ukajya ugerageza gushyiramo ibyiza kubera ubwoba. Ariko Daniel yaraje arabibwira nk'uko bibiri, aramubwira ati Mwami Nyagasani, kiriya giti cyavugaga wowe no ugiye gukurwa ku bwami bwawe, uzaba imyaka 7 mu ishyamba urisha nk'inyamaswa, ikime kizagutondaho kubera ko wirasi, uzaba uzize ubwibone. Ngo kugeza igihe uzagarurira ubwenge ukamenya ko Uwiteka ari we Mana, nibwo Imana izakugarura ikagushyira ku ngoma yawe. Icyo akora abatware n'ikibazo baba bakigutegereje uzagaruka ku ngoma. Birangira kino gice Nebukadinezari avuga ngo nuko ngewe Nebukadinezari, ngo nuko ngo akenge kangarukamo, ngo menye Uwiteka ko ari we Mana, nta yindi Mana ihwanye nawe. Muri make aca bugufi Nebukadinezari asubira ku ngoma. Ikibabaje rero mu gice cya 5, umwe mu bamukomokaho witwaga Belshazar, umuhungu. Urumva ibi byabaye kuri Nebukadinezari, abamukomokaho barabibonye. Buri Imana igitanga amahirwe menshi pe,
ariko hari igihe iba yarashyize amasomo imbere yacu ikibwira ko twayabonye tudakeneye kongera guhabwa amasomo yandi. uyu muhungu rero wari ubaye umwami yakaba yari yarabonye amasomo y'uburyo Imana icisha bugufi, y'uburyo Imana izamura akayigiraho, ariko ararengwa amaze gutumira ngo yaratumiye abatwara 1000 bameze neza n'inshoreke n'abagore barimo banywa vino basayishije basinze. Ararengwa, agize umurengwe rero atumiza ibikoresho se Nebukadinezari yaranyaze i Yerusalemu. Aravuga ngo muzane bya bikombe byo mu nzu y'Imana, agasuzuguro. Muzane ibikombe byo mu nzu y'Imana tubinyweshe ngewe n'inshoreke zanjye dusinde tuvuye. Barabizana ibikoresho byose byiza byakoraga mu nzu y'Imana. Mwibuka ko ibyo bikoresho byitwaga ibyera, abaga arabisize n'amavuta byabaga ari ibyera. Arabizana kubwo kuvuyarara no kurengwa, barabinywesha barasinda bapfa nabi. Hanyuma Imana yandika, yohereza marayika wayo yandika, wabona ikiganza cyandika ku nzu kirimo cyandika ku bwami bwe bushyizweho iherezo. Kandi abaperesi bari bubutwara uwo mugoroba bahamagara Daniyeli. Nongera mvuge kuri Daniyeli gatoya ku murongo wa 17 ngo nuko Daniyeli asubiza umwami ati, mwami yaramubwiye ngo nusobanura. Bambwiye ubwo Daniyeli nta nubwo icyo gihe yarakomeye kuko ntibanamwibutse umugabekazi niwe wumvise umwami yiyamirira, kuko umwami ngo amaze kubona inzandiko, amaze kubona ibyo byandiko ngo yaratitiye mu nda, ubwoba bwaje mu nda no mu mavi, yumva arapfuye. Kandi kuko yarapfuye iryo joro Daniyeli ntiyari hafi. Umugabekazi yumvise umwami yiyamira avuga ati, munshakira abakonikoni n'abantu bose baze bansomere. Ngo umugabekazi aza muri icyo cyumba kirimo ibirori, araza avuga ati, habagaho umugabo yakoranye na so n'ibindi. Ngo abana n'Imana zitagira inenge, niko bibiri ijambo ry'Imana bavuga, ngo abasha gusobanura ibihishwe. Daniyeli ahageze rero, umva Daniyeli rero niwe ashaka kugarukaho. Ngo nuko Daniyeli asubiza umwami ku murongo wa 17 ati, impano ushaka kumpa uzigumanire. Umwami yaramubwiye ati, nusobanura biriya ndaguha impano n'imikufi ya zahabu, ndagukomeza, ndaguha intebe ikomeye. Umva umugabo rero utarya ruswa. Ngo nuko Daniyeli asubiza umwami ati, impano ushaka kumpa uzigumanire, n'ibihembo wangeneye ubiha abandi, nyamara iriya nyandiko ndayigusomera nyigusobanurire. Arangira aramubwira nyine ko anyazwa ubwami, ko Imana yahaye se Nebukadinezari icyubahiro n'ibindi, kandi ko nuyamukomeje ariko ntiyubaha Imana ko ari cyazize. Uyu we ntiyahaye amahirwe yo kujya mu ishyamba, uyu we yarayapfuye, ingoma ye iranyagwa ihabwa ubundi bwami. Imana itugirire imbabazi. Daniyeli ashobora gusobanura izo nzozi akaba ari upfa mbere y'umwami. Yashobora guhita yicwa mbere y'uko umwami asohozwaho n'iby'Imana, kuko kubwira umwami ngo uranyazwe, ngo Imana umwami aba bami babaga bakomeye nkuko tubisoma, yagomba guhita amwica. Ariko bari barahaza amagara yabo, bari barashyize ubuzima bwabo mu Mana. Imbabazi z'Imana zitubeho, ubuntu bw'Imana butubeho, twizere Imana byuzuye. Nuko dushyira ubuzima bwacu mu Mana, icyo Imana itamesheje kiragahera, kandi icyo mbonye ko kirimo umutego kirakagenda. Nkukamubwiye ngo ibihembo byawe ubyigumanire ubiha abandi, ariko ngenda avuga icyo Imana impaye kuvuga. Nshuti z'Imana, icyo Imana itampereye mu mucyo kiragahera. Ndakavuga nk'abari abahungu, ubasha kunkiza, ariko nibihisemo no kutankiza muri iki gihe, ndagutegereje. Ibyo byose Imana izi ibintu kurusha uko tubizi. Erega ubizi ibinkwiriye, nukuri izi ibinkwiriye kuruta uko mbizi. Hari igihe dukubitika ukajya wumva Imana ngira ngo ntinabizi neza, koko irabizi. Wa mugani abagore bavuga ati, Yesu ntabwo wabyaye, ntabwo uzi ukuntu umwana ababaza. Yesu yasogongeye imibabaro yose n'imiruho yose umuntu wo kwisi ashobora gusogo. Igihe yambaraga ibyaha byacu, kuko imibabaro yose dufite n'ingaruka z'icyaha. Ubyibuke, yaba urupfu, yaba kurwara, yaba ubukene, yaba ibyaha, ibintu byose bitubabaje n'ingaruka z'ibyaha. Igihe rero yikoreraga ibyaha byacu byose, yasogongeye umubabaro wose wo mu isi. Ariko abwira data ngo, data niba bishoboka ko igikombe kindenga ukindenze, ariko kandi ngiye kuba uko nshaka. Guterwa, ntiyari afite ubwoba bw'umusaraba n'imisumari, yari afite kubabazwa no guterwa umugongo na se kubera ibyaha byacu. Yadukunze bikabije, dusaba ubuntu bwo kumukunda bikabije no kumaramaza mu mitima yacu, kuko yaduhaye privilege, yaduhaye amahirwe, yaduhaye umugisha kugira ngo we nanjye ducibwemo n'impumuro ya Kristo itame, Imana igaragare. Niki gihesha Imana icyubahiro? N'ubuzima bwubahishije Imana muri situasiyo izo arizo zose. Nibwo buzima butiganwa, nibwo buzima kuzima itabasha kwigana. Imana itugirire imbabazi, twe kugwa mu mitego y'ibihendo by'umwanzi. Daniyeli rero handi mu gice cya 6 babuze aho bamutegera. Reka mvuga akangaka nyuma nsoza, muze kuhasoma Daniyeli igice cya 6. Uyu mugabo arabaho ku ngoma zitandukanye, akaza agakorera Imana, kubaha Imana. Mu gice cya 6 rero ngo babuze aho bamutegera,
urumva umwami yamuhaye, umwami wakurikiyeho ngira ngo Dariyo yaragarutse ashyira Daniyeli mu byegera bye bitatu bayobora intara nini muri batatu bari barimo. Daniyeli yari arimo muri abo ngabo bakomeye, araza arategeka ngo yabarushaga ubwenge, akabarusha ubuhanga, akabarusha gukora ibintu neza. Bagenzi bamugirira ishyari, ngo yari afite ubwenge, afite gukora kunoza, bagenzi bamugirira ishyari. Bamaze kumugira ishyari bamwiga. Buri muntu ufite ishyari abaza amakuru yawe yose. Iyo waguze akantu gashyashya arabimenya, niyo kapfuye katagihari nabwo arabimenya. Kandi uwo muntu aba ari indushyi, aba akeneye kugira imbabazi z'Imana. Yewe muntu ufite ishyari, ndagira ngo ko Yesu akiza ishyari. Ntuzagire ngo nikumeze, kutanezererwa ibyiza by'abandi ngo ugire ngo nikumeze bifatanye nawe. Oya, burya Yesu yabigukiza. Igihe cyose utanezererwa keza ka mugenzi wawe. Undi twakize umutima, umuntu aratabarwa, tukajya tumera nk'aho ari twe twatabawe, tukaryoherwa n'ineza Imana igiriye umuntu. Kandi wabazwa n'ikintu kumva ubabajwe, wifuza ko kitazamugeraho uko cyakubabaje. Imana yadukirije imitima. Rero Yesu akiza ishyari. Ntuzarigumana ugira ngo ntirikira, rirakira. Haleluya. Reka dukomeze. Bamugirira ishyari rero Daniyeli. Noneho bamugirira ishyari bamushakaho impamvu mu by'akazi barayibura. Ngo baravuga ngo reka tumutegere ku mategeko y'Imana, kuko Imana yazakomeza yubahe, azakomeza yisenga, turabizi, reka bariho tumutegera. Yo nshuti y'Imana, Satani yanga gukizwa kwawe neza, kwitoza gukiranuka, kwitoza gusa na Yesu. Burya nibyo Satani yanga byonyine muri wowe, ibindi nta kintu bivuze cyane. Niya kwambura amahoro akubabaza, no kugira ngo wowe ucogorere muri bya bindi mu gukiranuka n'ishyaka ry'Imana no gukomeza kwikunda. Naho bashaka ko ariho ucogorera, si ikindi. Nabo rero babuze aho bamutegera, baravuga ati reka tumutegere ku Mana ye. Abo bayobozi bacura imigambi, bashuka umwami. Ku murongo wa 5 igice cya 6, ngo kubera ibyo abayobozi n'abategetsi bashakishaga icyo bamurega cyerekeye umurimo yari yarashinzwe n'umwami, ariko bamuburagaho ikosa n'icyaha, kuko yari inyangamugayo, nta burangare cyangwa ubuhemu bamubonyeho. Ayiwe, birakatubaho gutya, batuburemo uburangare, batuburemo ubuhemu, batubureho. 6, ngo maze abo bagabo baravugana bati nta kosa twabona ryo kurega Daniyeli keretse dushakiye ikirego ku byerekeye amategeko y'Imana ye. Abo batware rero barakomeje, ntago twasoma, bashyiriye umwami igitekerezo. Nibo bamuhaye igitekerezo cyo kubaka igishushanyo ngo abantu bose bakiramye, ko bari bazi ko Daniyeli atazakiramye, kandi koko ntiyakiramije. Yaribwiye ati nubwo napfa. Abo batware bashyira umwami igitekerezo cyo kubaka igishushanyo kugira ngo abantu bose bakiramye. Kuri 11, ngo Daniyeli ngo yumve ko iryo tegeko ryatangajwe, iryo ryari itegeko ryo kuramya cya gishushanyo mu minsi 30, nta kindi kintu ngo umuntu asenga. Daniyeli yumvise ko itegeko ryatangajwe, arakomeza nkuko yari asanzwe. Ngo Daniyeli ngo yumve ko iryo tegeko ryatangajwe, arataha ajya mu cyumba cyo hejuru, amadirishya yacyo yari akinguye yerekeye Yerusalemu, niko basengaga. Ngo akomeza kuhapfukama no gusenga no gushimira Imana ye 3 ku munsi nkuko yari asanzwe abikora. Mbega umugabo yumvishe itangazo. Kandi wibuke ko umuntu yegereye ubwami, burya niwe uzi imbaraga z'ubwami. Twebwe aba rubanda burya ntabyo tuba tuzi, ariko wegereye ubwami, abazimbara twe tubonaho duke, ariko wegereye ubwami abazimbaraga z'ibwami. Aba rero nta mikino, kwica byari isegonda, ni nko kwica isazi, byari ibintu byose. Daniyeli rero nawe yari yegereye ubwami, yarazi imbaraga zabyo. Ariko aragenda umugabo w'Imana, ngo amaze kumva ko itegeko ryatanzwe, ko nta kindi kintu gikwiriye gusengwa, arataha ajya mu cyumba cyo hejuru, amadirishya yacyo yari akinguye yerekeye Yerusalemu nkuko asanzwe asenga. Ngo akomeza kuhapfukama, akomeza kuhapfukama no gusenga no gushimira Imana ye 3 ku munsi nkuko yari asanzwe abikora. Babagabo bajya kwa Daniyeli kumviriza, Imana ibababarire hano ngaba. Ngo bagabo bajya kwa Daniyeli basanga asenga Imana ye, ayitakambira. Bagiye gutata, aracyasenga. Satani nuko dutata n'ingabo ze, aracyakizwa, aracyakomeje urugendo, aracyakomeje gukangurira abandi ku bukiranutsi, aracyakomeje. Ngo bagabo bajya kwa Daniyeli basanga asenga Imana ye, ayitakambira. Barongera babwira umwami bati Daniyeli umwe mu Bayuda bazangweho iminyago. Umva ukuntu babimwibutsaga, kandi bano bantu bari bamaze imyaka muri kino gihugu, ariko bagomba kubishyushya bakerekana n'uburyo atafite n'uburenganzira nk'abandi. Daniyeli umwe mu Bayuda bazangweho iminyago, aragusuzugura wowe n'itegeko watangaje, dore asenga Imana ye 3 ku munsi. Ngo umwami yumvise ayo magambo agira agahinda kenshi. Umwami yarazi Daniyeli, agira agahinda kenshi, atekereza uko yakiza Daniyeli. Bwarinze bwira gishakisha uko ari bumukize, arakubura kuko amategeko yabo ntiyavuguruzwaga. Bagabo bongera gusanga umwami. Satani azongera tugarukeho, ingabo ze zongera zitugarukeho, ariko nitugira kumaramaza mu mitima yacu, n'ukuri ntacyo tuzaba, kandi Imana yacu izaseruka, n'ukuri izaseruka.
izaseruka. Wowe ndindira tuzahurire hakurya mu mashimwe, tuzahurire hakurya mu buhamya, wirambarara wibivamo. Imana yacu izaseruka, izakubeshaho imyaka n'imyaka, izagutunga, izagushyigikira. Ndindira hakurya hariya, inyuma hakurya hariya mu buhamya n'amashimwe. Wigenda vuba, wibivamo vuba. Iki gihe kizwe n'Imana, ishobora kubigira umwaka umwe cyangwa myinshi. Umwami yumvise ayo magambo agira agahinda kenshi, atekereza ko yamukiza ariko arabibura. Ba bagabo bongera gusanga umwami kuri 16. Nyagasani wumve, ariko mana ngo Nyagasani uzirikane ko ukurikije amategeko y'Abamedi, barimbutse umwami amategeko. Nyagasani uzirikane ko ukurikije amategeko y'Abamedi n'Abaperisi nta tegeko cyangwa iteka ryatangajwe n'umwami rishobora gukuka. Baramwibutsa amategeko kandi niwe uyahagarariye, niwe uyakuriye, ariko barimo barabishyushya ngo Daniyeli yicwe. Bantu mwe, abantu tuba muri Yesu turi nka twa duti twateretswe n'Imana, bya bindi abanyarwanda bavuga, wa mugani w'Abanyarwanda. Abantu turi muri Yesu naho twajya hataragera. Uzirikane ko ukurikije amategeko y'Abamedi n'Abaperisi nta tegeko cyangwa iteka ryatangajwe n'umwami rishobora gukuka. Barabimwibukije. Mwami nyine nta kundi, yaremeye aragenda. Daniyeli yaratangajwe mu rwabo rw'intare kuko nta kundi, ariko umwami ararana agahinda, ntiyemeye indirimbo, ntiyemeye ibirori nk'ibibi bwami, yararanye agahinda ngo kandi ntiyanasinziriye, yaramukunda agashenge. Ku murongo wa 20 ngo bugicya kare mu gitondo umwami arabyuka, yihuta agana ku rwabo rw'intare. Ageze hafi yarwo ahamagara Daniyeli n'umubabaro mwinshi ati, yewe Daniyeli mugaragu w'Imana nzima. Yarabizi ko akorera Imana nzima, ariko bamuteze umutego. Yewe Satani n'imitego yawe tuzayisimbukishwa n'ubuntu bw'Imana. Ngo yewe Daniyeli mugaragu w'Imana nzima we, mbese Imana ukorera buri gihe, Imana akorera buri gihe shenge, ntigeze acogora hafi y'urupfu, hafi y'ibimuhitanye, ariko ntiyacogora. Ngo mbese Imana ukorera buri gihe yashoboye kugukiza intare? Daniyeli asubiza umwami ati, Nyagasani uragahoraho. Nawe ntiyigeze yigamba ngo avuga ati Imana yanjye mwayibonye. Azamutse acyubashye umwami, ariko Mana we, dore umutima ufite Kristo, dore umutima wagambiriye kutiyanduza, dore umutima ufite ingamba zo kubahisha Imana mu bihe byose. Data biduhe, abidushoboze, aduhe ubuntu n'imbaraga. Ngo Nyagasani uragahoraho. Ngo Imana yanjye yohereje umumarayika wayo abomba iminwa y'intare, ntizagira icyo zintwara. Imana yasanze ndi umwere, kandi nawe Nyagasani ntacyo nagucumuyeho, ni ukuri. Turasimbutse tugiye kuri 27. Umva impumuro nziza rongo iratamba. Ngo ntanze itegeko ngo mu bihugu byose by'ubwami bwanjye mujye mwubaha kandi mutinye Imana ya Daniyeli, niyo Mana nzima izahoraho iteka ryose. Ubwami bwayo ntibuzahanguka, ubutegetsi bwayo ntibuzavaho. Niyo irokora igakiza, nitanga ibimenyetso igakora ibitangaza, ibikora mu ijuru no mu isi. Niyo yakuye Daniyeli mu nzara z'intare. Haleluya. Turi impumuro nziza ya Kristo irushaho gutama mu kunesha kwacu. Humura. Nuvuga ngo Babyloni yose yuzurwaga no gukorera Imana ya Daniyeli mu gihe bagabanesheje ikigeragezo gikomeye. Ariko muzi uburyo urupfu rutera ubwoba, urupfu rutera ubwoba. Basogonye muri Jenoside turabizi, wajyaga wagira ngo warapfuye kandi ugihagaze kubera ko rukwegereye, wumvise imbunda, wumvise umuhoro, wumvise kwa kundi bavumbura abantu. Urupfu rutera ubwoba. Uyu munsi twebwe nta kintu kigiye kutwica, n'ibitubabaza biri aho ngaho bitujombajomba hirya no hino, bikakujomba amarangamutima, ukumva urapfuye, kumva ntacyo umaze, bikakujomba ukuntu gusa, ariko ntacyo bidutwaye. Ariko mureke tumara amaze mu mitima yacu, kuko impumuro izarushaho gutama uko tunesha, uko twitandukanya n'ibyanduye. Wigira systeme y'isi ubendingira. Nongere nkwinginge dufatanye gusaba ubuntu bw'Imana kuba abaheza nguni mu guhunga ikibi, kuba abaheza nguni mu kwitandukanya n'ibyanduye. Wigira akantu toleretinga ngo urumva ngo ntacyo twaye, ngo nawe n'umwana mwiza. Ni umwana mwiza, ariko ibitugenga si bimwe. Ngengwa n'ijambo ry'Imana, agengwa n'ubwenge busanzwe. Mu isi si bubi, ariko ngengwa n'icyo Imana ivuga, kandi ikivuga rimwe na rimwe kiba kimeze nk'ubupfapfa. Igihe kimwe Imana yabwiye Gideoni ngo nagabanye ingabo, wowe ugiye kurwana ngo gabanye ingabo. Ariko kuva ari Imana yabivuze, kandi ifite ubwenge bwavugurura n'ijambo ry'Imana, atari ukujijwa no kuyoba, kuva ari Imana yabivuze nibyo mfata. Ngo gabanye ingabo, mutazanyiyemeraho, ndabizi nimutsinda muzanyiyemeraho, muvuge ko ari imbaraga zanyu. Barazigabanya, bagiye no kurwana ntibarwanisha ingabo, aravuga ngo nimurwanisha ibibindi n'imuri, ngo pukubitana ibibindi abanzi banyu barapfa. N'izindi ntambara z'Uwiteka mu maso yacu zimeze nk'ubupfapfa, ariko niko Uwiteka arwanisha gukiranuka, arwanisha kutumugandukira.
ijambo ry'Imana tuvuga ngo mugandukire Imana, murwanye Satani nawe azabahunga. Ntabwo Satani tujya mu bipfunsi, ko tujya mu bipfunsi yanyica. Ntabwo duterana imigeri, duteranye imigeri yanyica. Nta nubwo dupezanya mu mbaraga, arazindusha. Cyo murusha n'ubutware mfite muri Kristo Yesu. Turwanisha rero iby'Imana yavuze. Iyo Imana ivuze ngo ngandukire Imana, ndwanye Satani azampunga, ndaganduka. Kandi kuganduka iteka n'ukunama, n'uguca bugufi, no kugandukira uwavuze, no kutamuburanya. Iyo ngandutse rero ndwanya Satani akampunga. Imana iduha ubuntu n'imbaraga. Mureke dusenge. Ese hari abantu wabendingiye systeme z'isura zipfukamiramo kugira ngo witabare wirengere. Imana iguha ubuntu n'imbaraga byo kudasubira inyuma. Imana impa ubuntu n'imbaraga byo kudasubira inyuma. Hari utunyoma washyizemo duke kugira ngo wemerwe. Wanze kugaragara nk'umuswa n'umupfapfa nawe ukora iby'ubwenge bw'isi kugira ngo udasuzugurwa n'urungano, udasuzugurwa n'abantu muri mu cyiciro kimwe cy'ubudehe muri standard imwe y'ubuzima. Buriya tugira ibintu by'ama standard y'ubuzima, ukaba ufite nyine abantu mutuye mu mazu yenda kumera kimwe, mu modoka yenda kumera kimwe, mu hahira ahantu yenda kumera, mwigisha abantu ahantu yenda kumera kimwe. Hari ibintu bimwe wabendingiye urabigondamira kugira ngo utamanuka muri iyo standard, kumva utakaje agaciro. Ariko uyu munsi dusaba ubuntu bw'Imana. Nta kintu Satani atinya muri njye, si igihagararo. Ndamutse ngize n'amafaranga menshi ntiyamutera ubwoba. Ndamutse nsubijwe ibyo ndimo nsaba Imana byose nkaba mbifite, nabyo ntibyamukanga. Ariko atinya kugandukira Imana kwanjye. Ahora nshakaho impamvu, ahora gushakaho impamvu zatuma utagandukira Imana, zatuma utayoborwa n'umwuka w'Imana. Ahora gushakaho impamvu kugira ngo akubuze kuyoborwa n'umwuka w'Imana. Nizo nizo ashaka. Yirirwa tuzenguruka nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo harazunguruka ameze nk'intare yivuga, ashaka kubaconshomera. Guconshoma se niki? Abashaka aho yakora tugacogora tukamera nk'abandi, nk'uko Delila yabwiye Samusoni. Ambwira ko niki cyakubasha nawe ukamera nk'abandi. Umwanzi ahora tugenzura ngo reba aho yakora tukamera nk'abandi. Ese ni mu mubabaro? Ese ni umutego w'icyaha? Ese ni umunezero? Erega nawe urasindisha. Niyo mpamvu twinginga Data ngo aduhe ubuntu, aduhe imbaraga, aduhe kwa kugambirira mu mutima kwa Daniyeli, ngo yagambiriye mu mutima we kutiyandurisha ibyo kurya by'umwami. Arangije ari yinginga kugira ngo atiyanduze. Abakristo benshi bafite ingamba, ariko iyo bigeze mu ishyirwa mu bikorwa, aho niho ducogorera. Tukibwira mu mutima ngo Imana nayo irabyumva. Ni ukuri irabyumva pe, ni inyembabazi. Ariko turakererwa. Impumuro nziza ya Kristo yari gutama ntitame, wa mubavu uhumura neza. Tukamera nk'abasibiye aho hantu, nk'abadubuye mu ishuri, tukongera tugasa nk'abasubiyemo. Imana iduha ubuntu n'imbaraga. Wafatira aho ugereye uyu munsi ukamubwira uti ndagusaba ubuntu, ndagusaba imbaraga. Data, duciye bugufi imbere yawe, uhora inyuma y'ijambo ryawe kugira ngo urikoreshe icyo waritumye gukora. Turasenze ngo ryicare mu mitima yacu, imanukana imbaraga n'ubutwari bwo kudushoboza. Tugusabye imbabazi. N'inshuro tutabasha kubara, twagiye twunamira ibyo tutakunamiye, tukihuza na systeme y'isi, bakatubwira ngo nuko bikorwa, mujye mureka ubupfapfa, tukabyinjiramo byanduye, tukabihuza natwe, tukabihobera kubwo kwitabara, kwanga kugaragara nk'abaswa, gushaka kumvwa n'abatayoborwa nawe. Tugusabye imbabazi, tugusabye ubuntu n'andi mahirwe n'imbaraga. Duhe imbaraga abahungu bawe, duhe imbaraga abakobwa bawe. Ni ibintu byinshi by'uruvangavange, ariko wabivangura kubw'imbabazi zawe. Hariho twashatse gukipinga standard y'ubuzima, twanga kubabaswa mu maso y'abantu. Hariho twirwanyeho mu marangamutima yacu ngo tutababazwa, tukirwanaho ariko mu buryo butari ubwawe. Tugusabye andi mahirwe n'undi buntu, tugusabye ubuntu, tugusabye imbaraga. Niba abagaragu bawe baravuze ngo urabasha kubakiza, ngo ariko nubwo utabakiza ntibari bwuname, hagurutse ingabo muri twebwe z'abahungu n'abakobwa bavuga ngo ubasha kuduha akazi ariko nutakaduha ntituri bwuname. Ubasha kuduteza imbere mu bucuruzi bwacu ariko nutaduteza imbere ntituri bwuname. Ubasha kudutabara muri iki kibazo ariko utanadutabariye aho twashakiraga ntituri bwuname. Ubasha kuduha abagore n'abagabo
ubasha kutugarurira abacu, abagabo bacu n'abagore bacu, ariko utabagaruye mu gihe cyacu nabwo ntituri bwuname. Ubabarira abagore bunamiye inzaratsi, ubabarira abagabo bunamiye imiti, ubabarira abantu bunamiye amategeko y'abantu, tubabarire utugaruke Uwiteka Mana Nyiringabo. Abunamiye solution za gishitani ariko tukazitagatifuza, utubabarire kandi utugaruke kubw'imbabazi zawe. Hagurutse ingabo ziheza inguni, hagurutse ingabo zimaramaje zifite kumaramaza mu mitima yabo kubw'imbabazi zawe. Erega uzadutunga, erega uzatubeshaho, wowe ubasha kubumba iminwa y'intare. Ubuse hari aho wagiye, wowe ubasha kuzana fresheri n'akayaga keza na air condition mwitanura hagati. Hari aho wagiye, naho wagiye mwami w'abami, naho wagiye uracyariho, uracyatabara, uracyakora ibitangaza. Ahubwo duha ubuntu n'imbaraga byo kukurebaho, duha ubuntu n'imbaraga zo kugutegereza, duha ubuntu n'imbaraga. Uzadutungira inaha ngaha, uzadutungira hirya no hino wemera ko tujya, uzatubeshaho nakabuza, uzaturwanirira mwami w'abami. Erega urizewe kurusha imigambi n'imipangu yose nakwipangira, urizewe kurusha inama zose z'abankunda bangira, urizewe kurusha ibyo byose mwami w'abami, kurusha ibyo nakwibwira bizanywe no gucogora kwanjye. Urizewe pe. Ubuzima bwacu bushyize mu biganza byawe. Sabiye abahungu n'abakobwa bawe imbaraga n'ubuntu, abahagaze ahantu hagoye ho gufata ibyemezo bibasaba kubendingira systeme z'isi, kuzunamira. Birabasaba ko bagondamo, basaba ibuntu n'imbaraga. Abahagaze mu bintu mwami bazi neza ko babihagaritswe muri utuntu tudufutifuti kandi nibyo bumva bibabeshejeho, bafite ubwoba, mbasaba ibuntu n'imbaraga kugira ngo bizere ko utunga ubeshaho. Uduhe kuba mu kuri kwawe, uduhe kuba muri we Kristo, uduhe kuba imbere muri wowe, uduhe kwambara wowe, uduhe kugendera muri wowe Kristo. Ndagushimira ubuntu. Ni ukuri tuzahura dufite ubuhamya, dufite amashimwe, nk'uko Daniyeli yasohotse mu rwobo rw'intare, nk'uko bariya basore basohotse mu itanura. Hari umunsi hazaba gusohoka mu matanura, hazaba gusohoka mu nzobo z'intare. Hari umunsi ku buzima bwe, hari umunsi ku buzima bwacu nyagora ku ngoma. Urakoze, umugisha abana bawe abarimo guca muri ibyo bihe bikomeye, nyagora ku ngoma ubaha umugisha, ubakomeze ntibacogore. Abanze kunamira rwose izo systeme z'isi bikabagiraho n'ingaruka mwami, ubaho ubuntu n'imbaraga kandi ugutabara kwawe kubabangukire kubw'imbabazi zawe. Urakoze, umugisha abana bawe dufatanyije uyu murimo nyagora ku ngoma, abitanga mu gusenga, abitanga mu kudufata amaboko mu buryo butandukanye, abo bose ubaho umugisha nyagora ku ngoma. Abakangurira abakiranutsi hirya no hino ku bindi bicaniro biri muri kino gihugu, ubaho umugisha. Subize gusenga kuri mu mitima y'abana bawe, umugisha ube ku gihugu cyacu no ku bayobozi bacu. Ni mu izina rya Yesu dusenze, amen.